ni ryari gufashwa no gutabarwa biba bibi? Biba bibi iyo udafite ubushobozi ariko ukumva ugomba gufasha. Biba bibi nanone iyo wumva utabishaka, udafite izo mbaraga, udafite ubwo buryo, ariko muri wowe hakaba hari ikintu kikurusha imbaraga kigusunikira kujya gufasha cyangwa se kigusunikira kujya gutabara. Ubusanzwe tujya gutabara bagenzi bacu bari mu kibazo runaka gikomeye cy'ubuzima, tugenda turahaguruka tukajya kubakorera igikorwa runaka ariko batabidusabye. Uko niko bita gutabara. Nshuti zanjye, biba bibi gufashwa cyangwa se gutabarwa iyo wishize mu mwanya wa muntu uhora utaka, uhora yitotomba, uhora adafite ibisubizo by'ibibazo bye runaka, afite mu buzima ubwo ngubwo bumukomereye. Bene uyu muntu iyo yishize muri uyu mwanya twakwita ni umwanya w'umuvictime, ni hahandi akurura gutabarwa cyangwa se gufashwa mu buryo bubi. Niyo mpamvu nakubwira nti fata ubuzima bwawe mu ntoki. Niba ubu ngubu uri mu bihe bikomeye by'ubuzima, cyangwa wowe n'umuryango wawe muri mu bihe bikomeye by'ubuzima, ibuka yuko ubuzima ufite ubu ngubu uko bwaba busa kose ubufitemo uruhare. Hari igipande cyawe kirimo cyakoze ubwo buzima ufite. Ahasigaye wibuke neza, cyangwa se wowe n'umuryango wawe n'umufasha wawe mwicare mwibuke neza yuko muri mwebwe ubwanyu harimo imbaraga z'igitangaza, harimo ibintu by'agaciro mwaremanywe. Mubitekerezeho, ahasigaye mu mbaraga mufite, ahasigaye muri bwa bushobozi mufite, ahasigaye muri bwa buryo mufite cyangwa se ufite, ukore ku buryo uba igisubizo cy'ibibazo ufite mu buzima bwawe. Ukore ku buryo ubona gahoro gahoro ibisubizo by'ibibazo ufite mu buzima bwawe, mbere yuko ujya gutabarwa, mbere yuko ujya gufashwa. Bitagenze gutya, iyo wemeye kwishyira muri uwo mwanya wa muntu utajya ubona ibisubizo by'ibibazo afite mu buzima bwe, wa muntu uhora ataka, wa muntu wagowe, ni hahandi uzakurura mu buzima bwawe. Ibi ndi kuvuga mbihagazeho n'amaguru yanjye no mu mbaraga zanjye ndimo. Ni hahandi uzakurura mu buzima bwawe kubera imyitwarire yawe, kubera imbaraga zikurimo, kubera imitekerereze yawe. Ni hahandi uzakurura abantu baje kugutabara, cyangwa se abantu baje bitwa ko baje kugufasha mu buzima bwawe, ariko bikazaba ibintu bibi, ariko bikazarangira nabi, ariko bamwe bikazarangira bangizwa. Iyo wemeye kujya muri uyu mwanya w'umuntu uri victime, umuntu utabonera na rimwe ibisubizo, mbese ibibazo afite ibisubizo, ni hahandi mu bantu bazaza uzitonde. Niba bitari byakubaho uzaba ni amahirwe, ariko ndaguteguje
kandi niba uri mu bihe bikomeye by'ubuzima nabwo iyi life nanze ikubake, igufungure amaso, ubashe mbese kugira kobserva iruhande rwawe abantu baza bagutabara, ba bantu baza bagufasha. Mu bantu bazaza bagufasha, mu bantu bazaza bagutabara, hari umuntu uzaza azagutabara, azagufasha bwa mbere. Namara kugufasha azagenda muri ubwo buryo cyangwa gutabaye, azongera agaruke bwa kabiri. Nyuma aba wa muntu utangira noneho gukontorora ubuzima bwawe mu buryo utitayeho, agatangira gukontorora ahantu hose muri domene z'ubuzima bwawe mbese ufitemo ibibazo, mu buryo wowe utamusabye ubwo bufasha, ujya kubona uwo muntu ukajya kubona araje asubije ibisubizo byawe. Bigenda bikomeza gutyo, uwo muntu agatangira kukumenyereza noneho ko igihe cyose ari we usubiza ibibazo byawe, cyangwa ari we muntu usubiza ibibazo bya famiye yawe. Nawe iyo uri umuntu wamaze guhitamo kujya muri iyi pozisiyo, kujya muri uyu mwanya w'umuntu mbese uri victime, ugera aho ngaho ukabyakira gutyo, ukakira yuko ari umuntu usubiza mbese uba igisubizo cy'ibibazo byawe byose ufite. Ibyo byose biba mu buryo wowe utitayeho. Uko akomeza kugufasha, uko akomeza kugutabara, nawe ukagera aho ngaho ukamenyera, ni hahandi agera aho ngaho akagira iki? Akagira ubutware ku buzima bwawe. Iyo uri umuntu ugize amahirwe agakanguka, akabona ko aho yafashe mbese kuva yafashwa, kuva yatabarwa inshuro bimaze kuba bihagije, ubu ngubu yifuza noneho gufata ubuzima bwe mu ntoki, agakora ubuzima bwe ukundi mu buryo abwumva, ni hahandi ujya kubona ukabona wa wundi waje aje kumutabara, cyangwa wa wundi waje yitwa yuko uhora amufasha, bitangiye kumurya ahantu, ahita amera nk'umuntu, nabyita nk'umuntu ubabwe ahantu, agahita ajya mu kintu cy'uburakari, noneho agatangira kubwira wa wundi yafashije, cyangwa wa wundi yatabaye, cyangwa ya famiye yose yatabaye, ati noneho ibyo nabahaye mubiyishyuze, cyangwa agatangira kubibutsa ibyo yabahaye. Kubera iki? Kuko atakibafiteho iki? Ubutware. Kuki uwo muntu aba akeneye ubutware ku buzima bwawe? Nuko icya mbere ikiba cyihishe inyuma, nuko aba akeneye gusingizwa, cyangwa se ikiba cyihishe inyuma ku bundi buryo, ikiba cyihishe inyuma mu by'ukuri abagore benshi bisangamo, abakobwa benshi bisangamo, ni uguhanwa. Uyu muntu mu by'ukuri aba yaraje gufasha, ariko ni umuntu uba ufite imitwaro ye yo mu buzima bwashize, ufite amarangamutima muri we atabashije gusohora, akababonye ikintu, nabyita ni ikintu, akabonye uwo muntu nyine mu maso yiwe, abona nk'ikintu, abona nka objet izagira azitura agahinda k'ibintu byamubayeho. Bagore, bakobwa, muri kuri runo rubuga cyangwa se muza kureba iyi life, ibi bintu mubitekerezeho. Abantu baza mu buzima bwanyu baje kubafasha, baje kubatabara, nuzajya ubona mukobwa, mugore w'agaciro, ukabona umuntu aje mu bihe by'ubuzima bikomeye, ukabona umuntu
kugutabara, aje kugufasha, agiye kubigira akamenyero, wabona wowe utakibishaka, wumva ushaka distance, ubufasha yaguhaye cyangwa uko gutabarwa yaguhaye bihagije, ukumva wowe ushaka gusubira inyuma, wasubira inyuma ukabona undi wagufashije cyangwa undi wagutabaye atangiye kugira amahane, atangiye kukwishyuza no kukwibutsa ibyagukoreye. Nshuti yanjye, hita ukupa contact n'uwo muntu, kuko ibi bintu bigera kure umuntu akakwangiza. Ntago mu by'ukuri aba ari umuntu waje mu buzima bwawe kugufasha gusa cyangwa kugutabara gusa, ahubwo ni umuntu uba warazanywe n'ikindi kintu, kandi ni umuntu uba ufite muri we ibintu bibi cyane. Nubona ubwo bufasha waramaze kubona rimwe byonyine, rega birahagije. Uri ikiremwa cyuzuye kitibeshweho namba, kugira ngo ugere mu bibazo by'ubuzima bigukomereye, nuko ibikurimo, nuko uriwe atibeshweho. Bishatse kuvuga yuko afite igisubizo, agomba gusubira ku isoko, agomba gusubira kuri we, najye mu marangamutima, najye kwirukira mu byo hanze cyane, kuko ibisubizo bimurimo. Ashobora kwifatira gahoro gahoro mu buryo afite bw'ubuzima, mu bushobozi afite bwo mu buzima ubungubu bumukomereye. Ashobora kugenda gahoro gahoro, etape par etape, agenda yishakira ibisubizo by'ibibazo afite, aho kugira ngo yisange mu bintu byatangiye ari ugufasha, bigatangira ari ugutabarwa, bikarangira noneho ari ibintu bitangiye kukwishyuza no kukwibutsa ibyo baguhaye. Nshuti zanjye, iyo udakubye communication, kandi niko bigenda, kuko aba yaragutabaye kenshi, akakumenyereza kutitekerereza ku buryo udashobora kwishakira ibisubizo, uragenda ukadepanda kuri we, akagira ubutware ku buzima bwawe, ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose, iyo ushatse gukora ikintu runaka udashobora kugikora. Iyo wiyemeje rero gukorera muri buno buryo bikagera ku rwego rwo hejuru, ni hahandi haza ikintu cya manipulation. Ni hahandi havuka muri mwebwe abantu bize ni benshi, muza kubona life. N'abatarize batabizi neza, mugende munshakira ikintu bita le triangle de Kapman. Niho bitangirira bino bintu. Ni hahandi uwaje aje gufasha, uwaje aje gutabara, atangira kwangiza noneho uwo yatabaye. Ibi bintu bigera ku rwego hahandi uwaje kugutabara atangira kukwishyuza bangahe batabawe, bafashijwe ahangaha i Burayi, kugezaho noneho badashobora gukanguka, badashobora kwifatira ibyemezo, bagafata kwa gufashwa no gutabarwa nk'aho ari urukundo, bakasosiya gutabarwa no gufashwa kuwaje kubafasha no kubatabara ari urukundo, bigakomeza bikajya noneho bigahita byihuta bijya mu cyo bita iki, mu cyo bita imibanire. Iyo bimaze kuba imibanire, ni hahandi rero atatangira kuza iki, kuza ya triangle maze kubabwira. Hahandi uwafashije, uwo bafashije batangira kumubwira, batangira gukanguka, ati ngende kumva nshaka kwiyigira amashuri, kugikorera amasomo, ngende kumva nshaka gukora kano kazi, bese ngende kumva nshaka gukora ibi nibi. Undi agatangira kumubwira ati oya, nta bigomba gukorwa, kuko ahitatangira abagucunga, abakuzi, atangira kugucunga. Oya, ni njyewe uri hejuru, ndi umutware ku buzima bwawe. Ni gutyo bitangira, ndi umutware ku buzima bwawe.
yatangira kwinyabya gatoya, uwamufashije wa wundi waje amutabara atangira kumubwira ati tujye kuri banke noneho, ati tariki niyi, ati mu kwezi kwa kanaka, mu mwaka uyu n'uyu nguyu nahaye bakuru bawe amafaranga yanaye, ninjye wagufashije, ninjye wakugurira iriya modoka, ninjye wagukorera ibi n'ibi ngibi. Agahita akurura ahubwo n'amanuze, agahita ajya gushaka amafagitire yose yagize, mbese ibintu byose yagukoreye. Agahita amubwira ati cara banza mbere yuko ukora ibyo byose, banza unyishyura amafaranga yanjye. Ni bangahe bajyanye kuri banke, akajya kuri banke azi neza ko nta n'amafaranga afite, nayo yari afite, akayakuraho akayamuhereza. Yamara kuyamuhereza undi akamubwira ati hasigaye aya ngaya, kandi ubwo bari kumwe mu nzu kandi bafitanye n'abana. Ati hasigaye aya ngaya, ati n'aya ngaya asigaye niba utabishoboye nzakujyana ahantu ujye kubyina mu kabari, ujye kubyina, hasigaye nsubiza amafaranga yanjye. Ibi ni ibintu bibaho, nuko abantu mwebwe batabwiza ukuri, ariko njyewe menya byinshi. Ati cyangwa ujyane kujya gukoropa mbere yo kujya kwiga ayo masomo, banza ujye gukoropa aha ibintu bitajyanye na mukobwa wacu, bitajyanye n'icyo waremewe kuba cyo. Ati genda ujye gukoropa, asigaye uze unyishyure amafaranga yanjye yose, nibyo nabahaye byose ngomba kubibona. Ibintu bigatangira gutyo kugeza aho atangiye gahoro gahoro uwa mwana wacu mwiza w'umukobwa waje wahoraga ataka ngo baramufasha, ngo n'ugutabarwa akamutangira kubigira ibintu nk'ibintu normal, kandi atari ibintu normal, bikagera ku rundi rwego yicecekeye cyane, bikagera no ku bagabo bibabaho, bikagera ku rundi rwego, niho batangiye kumwangiza gahoro gahoro. Kuzava muri ibyo bintu ni ugushaka ubufasha bwo hanze. Shuti yanjye, niba uri munuse mu mibanire nk'iyingiyi, niba wumva muri bagenzi bawe umuntu ugeze ku rwego handi amubwira ngo njya gukora ibingi unsubiza amafaranga, ngo nta mafaranga muri vakanse uzayansubiza, ngo ngira gutya byose ugomba kubanza kubisubiza, ngo n'iyi nzu urimo n'iyanjye. Byaratangiye gute? Byaratangiye umuntu afashwa, umuntu agira gute, atabarwa. Niba ugeze kuri uru rwego sanga, kuko ibyo bintu udafite ubufasha bwo hanze uzapfira aho ngaho. Ninjyewe bivuze, uzapfira aho ngaho uri. Ntago bizaba bizima, bizaba ibintu by'imikino, bizaba ibintu bya manipulation. Uyu munsi washatse gukora iki ngiki, okay, abonye ko washatse gukora iki ngiki, atangire akwibutsa ibyo yaguhaye, azane ya madosiye yose, amafaranga ubure yo kwishyura, bikuyobere, utuze ukomeze upfira aho ngaho, utegera imbere na gatoya, utari mu nzira waremewe kubamo, utazi uriwe, kandi uri umuntu w'igitangaza. Byaratangiye gute? Byaratangiye ari ugufashwa no gutabarwa. Shuti zanjye, mufate ubuzima bwanyu mu ntoki. Mu bibazo byose by'ubuzima haba hari igisubizo. Ahubwo twe kujya guhita tujya hanze, tubanze twigarukeho, twumva ayo marangamutima yacu, twihuze n'ubwo bwoba bwa situwasiyo ngiyo tugezemo y'ubuzima iduhanda, tutabasha kureba imbere n'inyuma ngo tubashe kubona. Buhoro buhoro twibuka abo turibo, twibuka imbaraga ziturimo, turebe buryo ki wenda ubwo bufasha tubusabe, ariko dusobanukirwe buryo ki ubwo bufasha ni uku kwishyura, ni mu gihe kingana gute, ubufasha ugiye kumfasha mfasha rimwe ariko suzamfasha kabiri. Bimere gutyo, kugira ngo abantu bazajye bisanga mu bintu bibangiza, atari ukumenyereza gufasha n'ibiki byo ngibyo. Nta personalite, nta capacité tugira. Garuka kuri wowe, ushake ba bantu uzi wenda bafite ubumenyi, ne wacitse imbaraga, bakuganirize. Urebe umuntu gutya na gutya, bakuganirize cyangwa gufashe muri buno buryo. Ariko we kwemera gufashwa ngo umenyereze gufashwa igihe kirekire n'abantu bo hanze,
gutabarwa ni byiza, kuba nabona wagize ibibazo nkibwiriza nkavuga nti kanaka yagize ikibazo kimeze gutya mu buzima ngiye kumutabara. Icya mbere cyo ndabyiyumvamo, icya kabiri cyo mfite ubushobozi, mfite uburyo, mfite n'igihe, ndagenda mufashe kandi nta kindi kimusaba. Tumenye gufunguka, tusobanukirwe, tuvuge ubufasha twifuza ubwo aribwo, mu buhe buryo, tubwira abadufasha. Twe gutegereza ngo twakire byose barafashije, ni byiza cyane, amaye 2,000 ni byiza cyane, ni byiza cyane, nyuma y'ukwezi yanyongereye nanone kandi gutyo bigenda, yanyongereye nanone yakubise 5 kuri konti yanjye. Wow, nuzi 5 z'ibyaturutse agana inshuti yanjye. Ibyo 5 uzi byaturutse ahagana he? Wibwe ko umuntu wamaze kukundaho iyo mitwaro y'amafaranga uzamuca gutyo mu ntoki? Nibishoboka? Ninuze n'icyuya yabise kuri iyi si ya none? Ntibishoboka. Muri uku gufasha shaka kuvuga nti mwitonde kandi mwitondere. Muri uku gufasha, muri uku gutabarwa, mubyitwaremo pore gahoro gahoro, mufunguke amaso, urebe umuntu agufasha rimwe ndi bon, uramushimira ni byiza, umubwire yuko ugiye kwifata mu ntoki mu mbaraga karemano Uwiteka yaguhaye, ugiye kwishakamo ibisubizo. Voila, ubwo mumushyize mu mwanya we kwemera ngo ubwa kabiri agaruka ubwa gatatu, kuko yatangiye kugaruka bwa kabiri bwa gatatu nta ufasha umusabye, nta gutabara ari ukugutabara. Ibyo biba bitangiye kujya mu bintu bibi. Ibyo bintu bizaba gutungana gatoki, ibyo bintu bizaba kukwishyuza no kukwibutsa. Ibintu bizaba niba ari famiye, ari we n'umugore wawe mwibere mu bibazo, mufite ututwana twanyu, ibintu bizazana famiye yanyu mu bibazo birebire, kandi muri abantu babiri, biremwa bibiri. Mukanguke shuti, muri abagaciro, nta kwangizwa. Iyi life irafasha ba bandi bafasha bese bifuza ubufasha runaka, irafasha ba bandi wa wundi wamenyereye gutabarwa akanguke. Niyo nabona bigeze kuri etape atangiye kubwira wa n'umufasha uti no, merci rwose birahagije, warakoze cyane, ariko ngewe hari ibindi bintu mugiyemo cyangwa siki, ugatangira kubona atangiye guhinduka. Yagutelefone uti simbone, wamubwira uti simbone, kari ikintu mugiyemo, ugatangira kubona ahinduka. Shuti yanjye uburi kukirura, shuti yanjye icyo gihe ugenda gahoro usubira inyuma, na ya matelefone yo kuguhamagara ukagenda usubira inyuma, ukavuga ko nta mwanya ufite. Azagenda gutyo kububwira ko nta mwanya ufite, uzobserve, uzafungura ayo maso meza, ya yandi arebera mu zindi ndererwamo, uzabona imyitwarire ye kuri wowe, uzabona koko niba byari kugufasha cyangwa byari kugutabara biturutse mu rukundo, kuko umujinya uzahita ubona muruze muri iyo sura ye, izahita ikubwira aho wari waguye. Uhita uvuga uti Uwiteka Mwami Imana, warakoze kuba narumvishije message. Uzashimire Uwiteka Imana, uzashimire ubuzima, nta kindi. Mufate ubuzima bwanyu mu ntoki. Nge umurimo wanjye ukomeye w'uyu munsi ndawukoze, ngiye nanjye mu byanjye. Mugire umunsi mwiza w'amahoro, umunsi w'urukundo, umunsi umunsi w'ibyishimo byinshi. Naho icyumweru cyiza. Bye.